bakunzi b'imbaraga z'ubugingo, Yesu nashimwe cyane. Imana ibahe umugisha aho muri hose, ukuboko kwiza k'Uwiteka Imana yacu kubane namwe. Nitwa Mukandengoro Laurence, ndi umukristo wa ADEPR Gatenga. Shimira Imana yampaye agakiza ku buntu. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo uravuga ngo twitoze gushima Uwiteka mu bibaho byose, kandi twaturireho abandi imigisha y'Uwiteka izabaho. Tugiye gusoma Zaburi ya 20. Umpaturireho uyu mugisha, nawe uwunyaturiraho. Mu gihe gikwiriye tuzashimira Imana ko umugisha w'Uwiteka watujeho. Imana ishimwe. Uyu munsi rero ni umunsi wo kwatura ibyiza kuri bagenzi bacu. Ni umunsi wo kwatura imigisha y'Uwiteka ngo ibe ku bantu bose. Imana ishimwe. Reka tubanze dusenge kugira ngo umwuka wera cyangwa se ibyo dukora byose bijye bikorwa mu izina rya Yesu Kristo. N'iri jambo turarisoma mu izina rya Yesu Kristo, turasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ibyo dukora byose bibe biri muri Kristo Yesu mu bwishingizi bukomeye cyane. Turagushimiye Mwami Imana, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye, wabanye natwe mu minsi itambutse, wakoze imirimo itangaza, twabonye neza yawe, twabonye gukora kwawe, twabonye ubana natwe, watwongera iminsi yo kubaho no kurama. Ubereye amashimwe, icyubahiro n'ishimwe n'ibyawe Murengezi. N'uyu mwuka duhumeka n'ishimwe rikomeye cyane. Watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu, wakoze imirimo itangaza Yesu. Nuhabwe icyubahiro Mwami, icyubahiro no gukomera n'ibyawe Mwami. Uri Imana nziza rero, bana natwe kandi udufashe. Tugiye gusoma ijambo ryawe, reka uhagarane natwe, reka tube imigende. Wowe ugeze ijambo ryawe aho ushaka mu izina rya Yesu. Reka umwuka wera w'Imana abe umushorera waryo, arikoresha iby'ubutwari mu izina rya Yesu. Wo tugiye kwaturiraho aya magambo meza, Mana yo mu ijuru, akabyumva akabyizera. Reka umwuka wera w'Imana amukorera igitangaza mu izina rya Yesu. Urakoze, urakarama Mana. Bana natwe muri uyu mwanya mutoya tugiye kumva mu ijambo ryawe. Nyakubahwa Imana Murengezi, umwuka wera mwinshi abe muri twebwe. Urakoze, urakarama. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amina. Reka dusome ijambo ry'Imana. Zaburi ya 20 iravuga ngo Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi. Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru. Ikoherereze gutabarwa kuva ahera h'urusengero, iguha imbaraga z'ivi Siyoni. Yibuka amaturo yawe, yemera igitambo cyawe cyokeje, Sela. Iguhe icyo umutima wawe ushaka, isohoze inama zawe zose. Tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Uwiteka asohoze ibyo usaba byose. None menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize. Azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, azamushubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Barunamye baragwa, ariko twebweho turahagurutse turema. Uwiteka kiza umwami, kandi udusubize uko tukwambaje. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Ubundi Zaburi irasobanutse, wayihimbye cyangwa wayanditse
yayandikanye ubwenge bwose n'umwuka wera, asobanura byose. Zaburi iri mu Kinyarwanda cyumvikana. Uyu munsi rero ni umunsi wo kwaturiraho abandi umugisha no gukomeza abandi, kuko abantu bakoze imirimo myiza. Hari abatubwirije ubutumwa bwiza tutari twamenya iby'uyu mwami, hari abadusengeye mu buzima bwacu, hari abatubwirije ubutumwa, hari abatuganirije ku ijambo ry'Imana, hari abakoze imirimo myinshi kugira ngo tube abo turi bo uyu munsi. Abo rero bagiye batubera inkomezi mu buzima, abagiye badusindagiza kugira ngo tube duhagaze muri uyu mwanya. Hari abadufashishije ubutunzi bwabo, hari abadusuye bikomeye, hari abatuganirije bituma imitima yacu igubwa neza. Abo bose ntabwo twigeze tubona umwanya wo kugenda tugera kuri umwe ngo tumubwire ngo tuzirikanye ya neza yawe, turagushimiye. Ndetse ntitwabona n'icyo tubitura. Nk'ubu ngubu abantu bamfashije nkamenya ijambo ry'Imana, sinabona uburyo nabituramo. Ariko umutima wanjye n'umutima wawe wibutse iyo neza yose, wibutse bariya bantu uburyo bagufashije, wibutse ukuntu umuntu yafashe umwanya we akaza kukubwira Imana, wibutse ukuntu umuntu yirengagije ibye akagusengera wowe wabuze isengesho, wibutse ukuntu mu buzima bwawe wagiye ubona abantu bakunganira, bakagufasha, bakagukiza umunsi mubi. Wibutse ineza y'Imana, wibutse imbaraga z'Imana zakuje. Aba bantu twabasabira umugisha biciye muri iyi zaburi, ukavuga ngo Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba n'ibyago. Mbese nk'uko nanjye Imana yanyumviye, nawe Uwiteka kumvire. Ahari icyo gihe waramfashije, ariko kuri uyu munsi wa none nawe ukeneye ubufasha bw'undi muntu, ukeneye andi maboko, ukeneye undi muntu wakuzamura mu isengesho, ukeneye undi muntu wakwaturiraho ibyiza. Kuko uko wakoreraga Imana, hari abo bitanejeje, wenda bamaze kumenya ko ukorera Imana mu buryo runaka, batura ibibi ku buzima bwawe. Ariko noneho uyu munsi nzirikane, nawe uzirikane, wumvise iri jambo, tugiye kwatura, twatuye umugisha, twatuye kumvirwa n'Uwiteka, twatuye gutabarwa guturutse ahera h'urusengero n'imbaraga z'Isiyoni, twatuye ibyiza ku buzima bwawe, twatuye umugisha, twatuye gutabarwa, twatuye ubutware bw'Imana isumba byose ku buzima bwawe no ku bugingo bwawe. Kandi nizeye ko Imana ibigenza uko ijambo ry'Imana turisomye. Uyu munsi rero nawe uzirikane, utekereze mushumba wawe, tekereze pastor wawe, mwarimu wawe, muvugabutumwa, barya bose bagiye bahagarara imbere yawe bakakubwira iby'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ugataha wumva umutima wawe unezerewe. Wibuke wa muntu waje akabana nawe muri cya kibazo mu buzima busanzwe, wa wundi wakurwaje urwaye, wa wundi wakugaburiye ushonje, wa wundi wakugurije amafaranga wayabuze ugakemura ikibazo, wa wundi wakubwiye amagambo meza y'inkomezi, wa wundi utabashije kugeraho ngo umubwire uti warakoze, wa wundi wabwiye ngo warakoze ariko ukumva bidahagije, wa wundi mwabanye mu byago no mu makuba, wa wundi wakubwiye ngo komera urugamba ruzashira, wa wundi wakubwiye ngo ihangane, kwihangana bitera kunesha,
wa wundi wakubwiye ngo shikama, wa wundi wakubwiye ngo komeza urugendo, ibyiza biri imbere, wa wundi wakubwiye ngo turi kumwe, wa wundi wagusengeye, wa wundi utabashije kugeraho. Uyu munsi usomera iyi Zaburi ya 20. Reka nyisubiremo hanyuma duhite dusenga. Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru, ikohereze gutabarwa kuva ahera h'urusengero, iguha imbaraga ziva i Siyoni. Yibuka amaturo yawe yose, yemera igitambo cyawe cyokeje. Sera. Iguha icyo umutima wawe ushaka, isohoza inama zawe zose. Tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Uwiteka asohoza ibyo usaba byose. None menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, azamushubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Bamwe biringira amagare, abandi bakiringira amafarashi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Barunamye baragwa, ariko twebweho turahagurutse turema. Uwiteka kiza umwami, kandi dusubize uko tukwambaje. Amen. Turagushimiye Mwami Imana, uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye. Mana yo mu ijuru, twibutse ineza yawe, twibutse ko waduhaye umwana wawe Yesu Kristo, twibutse abakozi bawe bakoze mu izina rya Yesu Kristo, bakatubwiriza iby'ubutumwa bwiza tukizera. Twibutse ukuntu wagiye utwoherereza abo kudufasha muri ubu buzima. Twibutse bariya bose, twibutse abadusengeye. Natwe mu gihe gisa nk'iki Mwami, tubaturiyeho umugisha, tubaturiyeho Mwami ibyiza. Reka ubisohoreshe umwete wawe. Hari uyu munsi baragukeneye, hari uyu munsi barashaka kongera kubona Imana bundi bushya. None turasenze cyane kugira ngo Uwiteka ubasubize mu izina rya Yesu. Data mwiza, uri Uwiteka Imana isubiza. Nta kindi twakwiringira, ntabwo twakwiringira amafarashi cyangwa amagare, ahubwo twiringira Imana ishobora byose. Reka ubashyire hejuru Mwami, reka ubasubize kubw'ibyo bakuganyiye mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga zawe zibamanukire, reka ubabere inkomezi mu gihe gisa nk'iki. Reka icyo berekejeho amaboko cyose kibona umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka ubakize niba barwaye, Kristo Yesu umwungeri mwiza. Reka ubagurire imbago rwose, reka amaboko yawe bashyigikire. Baragukoreye Mwami, bituma tukwizera, bituma tumenya yuko uri Imana itabara, ugakiza uwo wasize. None Uwiteka Imana yacu, nabo uyu munsi tubaturiyeho ibyiza, tubaturiyeho umugisha. Reka ubiyereke kandi ubigaragarize, ubashyire hejuru, ubasumbisha amahanga, ubatabare Mwami, ubasubirisha imbaraga zawe, ubasubirisha ukuboko kwawe kw'iburyo mu izina rya Yesu. Aho niho tubonera imigisha yawe. Reka ubahe umugisha nyakubahwa Imana, abakoze ku butunzi bwabo, abumvise iri jambo, abaduhaye umwanya mu izina rya Yesu, abaduhuguye, abatwigishije ijambo ryawe, abadusengeye, abashumba b'itorero mu izina rya Yesu, abavuga butumwa hirya no hino, uko bagenda bagukorera bavuga mu izina ryawe, baryamamaza mu by'ukuri. Reka ubarengere, nabo batabare. Wibuka amaturo yabo, wemera ibitambo byabo byo mu izina rya Yesu. N'abamaboko yawe Mwami, nabashyigikire, ukuboko kwawe kw'iburyo nikubarwanire kandi kubaha ibyo bifuza. Shimwa kandi uhimbazwe Mwami,
usomera ijambo wese abona umugisha, uwatura ijambo ryiza kuri mugenzi we nawe abona umugisha, kandi uwo yaturiyeho iri jambo rigende rikore byose. Uhimbazwe Yesu. Mwuka wera turagushimiye, mu izina rya Yesu twaraguhawe kugira ngo ibi byose tuba dukoze mu izina rya Yesu ubikomeze mwami. Urakoze, urakarama, bana natwe kandi udufashe. Icyubahiro no gukomera bikomeze kuba ibyawe. Uri Imana y'imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu urakoze, amena. Murakoze gutega amatwi iri jambo ry'Imana. Mudufashe kwamamaza ubutumwa bwiza, mwumve video irangire, mukoreshe ya muraba mumfashije ivugabutumwa, kandi mukore like ndebe ko ibintu mwabikunze. Hanyuma comment hasi mwandike mbone ko muri kumwe nanjye, kandi ko murimo kubaka ubwami bw'Imana. Hanyuma mukore na subscribe kugira ngo video zacu zizajya zinyuraho, zizajya zibageraho vuba. Murakoze cyane. Yesu abamere umugisha aho muri hose. Mwaturirane ibyiza, mwatura imigisha kuri bagenzi bacu bayihabwe, natwe nibwo tuzabona imigisha. Nitubana n'abanyamigisha natwe tuzaba abanyamugisha. Uri umuhesha w'umugisha. Izina ry'Imana yacu niriherwe icyubahiro muri twebwe, kandi tuzazamura amabendera yacu tuyerekane, kuko Imana izaba yashubije bagenzi bacu. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda cyane. Uwiteka abahire. Amen.